Namvuga ibyanjye rwose ninakuvugiramo uze kunkwena ibintu uvuze. Please abantu b'intege nke rero ntibashobora kuvuga ibitekerezo byabo bagenda basenya abandi. Ibyanjye bireke nkuko navuga ibyawe. Please bamuderine ntukaje. Okay sawa winkanga none utangiye kumbwira. Ntabwo ngukanza ahubwo ndimo ndakwereka kugira ngo yagiye gutera penalty ukora umuzamarasha mutuzi no cyati wowe nukumukanga kujya gahindura ibitekerezo. Ntabwo ndabihindura sinavuga kubyara reka mvuga ibyanjye. Vuga ibyawe ibyanjye bireke. Nta burenganzira ufite bwo ibi bintu byo kuvuga ngo umwana w'imyaka 15 nirwo rugero numvise umuntu atanze. Ni nako itegeko ribigena ariko imyaka 15 ngo agiye kuboneza urubyaro. Ibi ni ishyano. Gukora imibonano mpuzabitsina byose ishyano. Ni ishyano nyine. Kuki mutabibuza se? Ibyo kutabibuza no kwemera abana noneho gufata iyo miti ni ukuyibemera ku mugaragaro noneho ngo bya bindi tutababujije ubu noneho murabyemerera. Ibyo no gutsindwa kwa societe nyarwanda. Ibi no guhangana n'ingaruka. Kandi ukumvugira mugira nacece. Okay ndacecetse. Ngaho komeza wido. Ibyo ni societe nyarwanda yabitsinzwe ikabura ibindi yakora ikabata ariko hari izindi ntwaro twamenye zitwa imiti reka tuzifashishe. Ibyo ni ugutsindwa kwa societe nyarwanda. Umuntu wese waza akabivugaho yabivugira hose niyo bari mu muhanda agenda abwira abana atabana imyaka 15 mwemere kuboneza urubyaro yabashyigikiye ko abo bana bajyana mu busambanyi. Ubundi ntibasambana. Nakubwiye ko gusama ni by product y'ubusambanyi. Societe nyarwanda ikigomba gukora no kubigisha ko uko kujya gusambana batabyemere kuko imyaka yabo ntago ibibemerera. Umuntu ujya kuboneza urubyaro aruboneza kwa ko yemerewe kubyara akavuga ati dore maze kubyara umwe reka noneho mboneze ntazabyara 2 3 ntashoboye kurera. Reka noneho mbe mboneje nzabyara igihe kigeze kwa ko mbyemere n'ubundi igenda nzaba namaze gutegura neza nkarera uwo nabyaye. Umwana w'imyaka 15 n'umwana ugomba kuba ari mu ishuri ntabwo yemerewe kubyara. Niba atabyemera araboneza urubyaro atemerewe. Kandi tumufasha kugira ngo atajya kubyara nyine zitateganyirijwe. Ariko akora iki kuboneza urubyaro? Araboneza urubyaro gutatemerewe kubyara. Ibyo bintu no gushuka abantu. Kuri myaka ntabwo ashobora kubyara se. Niba ashobora gukora imibonano mpuzabitsina akabashobora kujya mu burumbu ikintu gutabyara. Ashobora kubyara ariko ntiyemere kubyara kuri iyo myaka. Ntiyemere kubyara. None se niba musambanya bakamutera inda. Ariko basambanya abana kuki ribita bafata ngo ibajyane bashira abashinja cyangwa bashira umucamanza bakanira bajyane mageragere cyangwa handi. Uzi imibare y'abangafu batewe inda zidatega. Ni nabazi bateze bari he ntabwo bazwi se nibive ijuru byaje. Wasanga n'abantu b'abasaza tunga. Babafunze. Hari gereza bashyiramo abasaza bagatoroka. Wabakura. Barahari. Ibyo uri kuvuga rwose ibyo bintu ni ukuyobya societe.